Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwabana natwe imigano dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, umugeni ugiye gusezerana imbere y'Imana yishwe n'impanuka y'imodoka. Amakuru avuga ko iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Tumba mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru ahitwa Rukore kuri wa gatandatu tariki 14 Gashyantare 2026, ubwo uyu mukobwa yari agiye gusezerana kuri kiliziya ya paruwasi ya Rulindo. Bivuga ko iyi modoka yakoze impanuka yari irimo umugeni na bamwe mu muryango avukamo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tumba Dusabe Allen nta byinshi yavuze kuri iyi mpanuka, ariko yabwiye ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru ko aya makuru bayamenye ndetse umugeni yahise yitaba Imana. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Kayigi Emmanuel yabwiye ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru ko iyi mpanuka yabereye ahitwa Gashoro, aho umushoferi ananiwe gukata imodoka kubera umuvuduko yari ariho, imodoka igahita ikubita umukingo ikagusha urubavu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Kayigi Emmanuel akaba yagize ati hapfuye umuntu umwe hakomereka abandi bantu 9 byoroheje. Bamwe bagiye kuvurirwa mu bitaro bya Nemba, abandi bagiye ku kigo nderabuzima cya Tumba. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Kayigi Emmanuel avuga ko hari icyizere ko abagiye kwa muganga bitabwaho bagataha. Yasabye kandi abategura urugendo kubikora kare bakagenda batuje kugira ngo bagere aho bagiye amahoro. Uyu mugeni witabye Imana yitwaga Tusari Apolline, akaba yaragiye gukora ubukwe na Tangimana JMV bwari kuba kuri wa gatandatu tariki 14 Gashyantare 2026. Ubukwe bwabo bukaba bwari gutangira saa 3 basaba bakanakwa muri sale ya CDP ya paruwasi ya Gatolika ya Rulindo, naho ku isaha y'isa 8 z'amanywa bagasezerana imbere y'Imana muri paruwasi Gatolika ya Rulindo, naho saa 10 z'umugoroba hakaba kwiyakira ku bari batumye muri ubwo bukwe muri sale ya CDP paruwasi Gatolika ya Rulindo. Ngaye nguko reka tumwifurize kuruhukira mu mahoro kandi tunihanganishe umuryango we ndetse n'uwo bari bagiye kurushinga. Wakoze kubana natwe kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Niba ari ubwambere ugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro n'amakuru dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.